Amateka y'u Rwanda agaragaza ko abakoloni batangiye kurugeramo mu mpera z'ikinyejana cya 18 no mu ntangiriro z'icya 19 baherekejwe n'abamisiyoneri bazanye inyigisho za Gikristo. Kuba amahame ya gikoloni n'inyigisho za Gikristo byombi byari bishya mu Rwanda mu myaka 75 itorero ADPR rimaze rivuga ko byarigizeho ingaruka kubera hari abayoboke batabashije guhitamo igikwiriye mu butumwa bushya bahawe icyarimwe kandi bufite intego zihabanye. Kuko imyaka y'1914 muri 26 35 mu byutse bw'abaprotestani muri 45 abasuwede bageze mu Rwanda, Kongo n'u Burundi. Ahangaha niho ubikurikiranye usanga abadage n'ababirigi baramaze kubaka amoko atatu mu Rwanda. Bivuga rero ngo umuntu yazamukaga mu ijambo ry'Imana bamwigisha iby'idini, ariko ku rundi ruhande anazamuka n'ingenga bitekerezo ya jenoside. Tuzamuka hamwe rero tumeze nk'abantu bazamukiye. Kandi urasubiye inyuma ukajya i Burayi, abo baje ari abamisiyoneri ndetse n'abanyepolitiki baje kuba bameze nk'aho ari ukuboko mu kundi. Iyo byananiraga muri politiki abanyamadini bazaga kubafasha. Tuvuka hamwe n'ingenga bitekerezo yabo. Icyo dupfana cya mbere rero n'aya mateka. Ntabwo navuga ibyo mafishi y'umuhamagaro, sinavuga ibyiringaniza uko byari biri muri leta niko byari biri no mu matorero na ADPR irimo. Muzajye gushaka agafishi bitago ni ifishi y'umuhamagaro kashyizweho ruharo n'abavugizi hanyuma bakohereza mu matorero. Iyo fishi yabaga iriho umwirondoro ku gafaze kanyuma ubwo haga ngututatu nk'ibisanzwe. Nyuma y'imbaraga leta yakoresheje mu guhashya ingengabitekerezo ya jenoside mu gihugu, ubu ikaba ibarirwa ku kigero cya 16 n'igice kimwe kwijana, itorero ADPR rivuga ko ryatangiye gahunda yo kubaka inkuta ku maparuwasi yose ziriho amazina y'abariyobokaga bazize jenoside n'izindi nkuta zizandikwaho amazina y'ababigizemo uruhare. Twashyizeho gahunda yuko buri paruwasi yashyiraho agakuta kariho amazina y'abakristo bacu bagiye bahagwa. Ahanga abonye ko dufite abantu 36 abo nabo tumaze kumenya, turimo turacyakomeza tugenda dushakisha n'abandi tubandika n'abandi. Ariko si n'abakristo bonyine baguye hano, hari n'abandi baba baraje mu rusengero batari abakristo bacu. Abo ngabo rero nabo tuzashyira agakuta kabo buhande ku gakuta tuzashyira amazina yabo, ndetse gihe n'ikinagira tuzandika n'ababikoze n'abagize uruhare kugira ngo abantu bapfe nabo tubandike amaliste yabo. Umuntu nazaza mu mateka mu kwibuka mu kurwanya iyo ngengabitekerezo no kubirwanya n'iyi generation twebwe twaba tutakiriho. Umuntu uzaza kera azaza azasome avuga ati kanaka baguye hano bari abakristo ba ADPR. Hari abandi bantu nabo baje baturutse hirya nabo dore ngaba, ariko hari n'ababisho gihe hari kanaka. Ibihumbi bibarirwa hagati ya 15 na 20 nibo bari abakristo b'itorero ADPR bazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Biteganijwe ko amazina yabo yandikwa ku nkuta zizubakwa ku maparuwasi agera kuri 400 hirya no hino mu gihugu, hagamijwe ko amateka buri paruwasi yihariye kuri jenoside atibagirana.